byihorere arimo aragwa si wo muzanye atangiye kuvanamo inkweto nyagasani nta nubwo ari kumva nubwo akibuka izina rye ntabwo ashobora kukumva byo ntabwo yakumva nubwo wazana iki ntabwo yakumva inkweto akaba arazikwihereye tayari ntabwo yakumva umugabo w'imunda amugeze i Kigali uramugeze i Kigali muga kagiye kwiyambura imyenda se kandi usibye n'iriya n'indara yiyambura nini se mugakoze mani muvanaho kamera kamera yo ni muyivaneho muvanaho kamera ndabona muvanaho kamera mani muvanaho kamera muri ntabwo nshaka kumugumishaho kamera ni muyiko muvanaho kamera umva munyamakuru kamera yivaneho ntabwo nshaka ibintu isi yose ibibona ndabigusabye kandi kamera yivaneho kuko niba nyereka yuko ntacyo ndicyo reka nanjye mwereke ko ubwenge bwe mbufite kandi ntugire ikibazo ntugire ikibazo karabaye katinye kuvana muri jipo se kandi byose arabikura mugamana nyagasani umva vuvanyo kamera mani uguye kambi kundi mwana ubusano kamera wevanyeho sabye kare ko muyikuraho wevanyeho bavuga ni karisa arayikuramo zanze uri kumbesha kamera icyo watwa Yesu mwami wevanyeho kamera mani sabye se wevanyeho ntambweze ko nta kibazo ari bugire nose imyenda yaguhaye hariyo avanye muri Kristo bakunzi ba channel yacu ndabasuhuje aho muri mu mpande zitandukanye z'isi nizere ko mumeze neza cyane ndashimira abantu tubana umunsi ku munsi abantu muduha ibitekerezo muri abantu b'ingenzi cyane abantu mwamaze gukora subscribe turabashimira cyane kubera ko bituma tubona ko tudakorera ubusa bituma tubona ko turi kumwe namwe umunsi ku munsi mukibona amashusho ari kuri kamera zacu muribuka uyu mugabo cyangwa se uyu muganga twagiye dukorana ibiganiro bitandukanye ndetse mwana mubonye ku channel wenda agiye atandukanye kubera ko arazwi cyane rero mwagize ibitekerezo mutanga mugenda bamwe mwemera ibyo akora abandi barabihakana ariko haza kugira abafana cyangwa se abakunzi bacu benshi bandika bavuga ati muzaduhuze n'uyu mugabo tuganire muzaduhuze nawe mwabisabye muri benshi cyane tuza gufata muri babandi benshi turavuga ati reka dufate mu umwe wifuza kumubaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye tumuhuze nawe aze nko mu kimbo cy'abafana bandi cyangwa se mu kimbo cy'abantu bose bakunda channel zacu muri rusange uyu munsi rero n'icyo gahunda tugiye gukora agiye kuba tuganiriza dusobanurira byinshi muribuka ko dusoza ubushize yatwemereye ko azatuganiriza atari mu kazi akatubwira byinshi birambuye tukamumenyaho byinshi uyu munsi rero twagarutse kumureba noneho murabona ko afite umwanya uhagije tugiye kuganira birambuye tuguhaye ikaze kuri channel yacu murakoze cyane umeze neza nta kibazo barakuzi cyane ariko ndaza kukugora wongere ubibwire nyine nk'intore warambwiye ngo uri intore ndi muganga Rwibasira Antoine muganga Rwibasira Antoine uzi mu bintu byinshi cyane ni nk'umuntu utakuzi n'iki wamubwira ngo ahita ibintu byinshi cyane nzwimo icyo nzwimo no ubuvuzi yego bwa gihanga cyangwa se ubuvuzi gakondo nta bindi bintu menywamo ibyo menywamo ni ibyo ngibyo by'ingenzi yego impande yawe iburyo bwawe guciranye n'umukobwa mwiza cyane abantu mukurikira social media zo mu Rwanda muramuzi abareba televiziyo n'ama YouTube muramuzi mu mafilimi menshi agiye atandukanye arazwi cyane uyu munsi ni ugiye kubaganira na muganga Antoine wamuha mikro nawe wenda akibwira abadukurikiye muri uyu mwanya mbanje kubasuhuza yego witwa nitwa Umutesi gusa iryo se ntago rihagije Umutesi Fiona k'ibintu byose uba wabipinze oya ntago ari ukubipinga no kugira gute numvaga rihagije ariko yego nta kibazo rero impamvu turi kumwe ngira ngo urayizi waratubwira ati rifuza kubonana n'uyu muganga ngiye nkareba ibintu akora nyine nkagira ibibazo na bimwe mwibariza niyo mpamvu rero uyu munsi twabateranyije kugira ngo naho umubazi ibibazo by'amatsiko wumva ufite wumva wamubaza nawe arahanga gusobanurira ndetse turamubaza n'ibindi byinshi asobanurira abakunzi bacu yego umwanya ni wawe mugakira mikoro nongere ngo usuhuze imbere ya kamera se yego ni Mutesi harya yego ubu rero ikindaje ishinga ni ukuba nicaranye nawe kano kanya nkagira byinshi nkubaza kubw'ubuvuzi bwawe cyangwa se ubuganga bwawe, sinzi uko ndi buze kubivuga ariko ngira ngo urabyumva. Nabonye ibiganiro mwagiye mukora ndavuga aho ya ntago bishoboka, birangira mpamagaye nyir'ubwite ndambwa njyewe mbabarira tuzajyane. Mubaza umunsi uruhuka, arambwira ati ku cyumweru ntago ukora. Ku cyumweru ntabwo nkora, ni umunsi wanjye wo kuruhuka. Yego, niyo mpamvu rero twaje
ndumva nshaka ko tuganira by'umwihariko. nta kibazo, nanjye niyo mpamvu nabakiye kuganira, nta kibazo mwakoze kirimo. cyane kuduha umwanya. ahubwo biriya biranshimishije. wa mugani menye n'ikibagenza nyamukuru. Yego. ikibagenza nyamukuru ni ukugira ngo mumenye ibyo nkora, ni ukugira ngo umenye uko nkora, ni ukugira ngo umenye aho nkorera. nyamukuru ikibagenza ni iki? Oya, ikitugenza ntabwo ari ukumenya aho ukorera, ikitugenza ni ukumenya ibyo ukora, niba koko ari iby'ukuri nk'uko numvishe mubivuga. ni iby'ukuri kuko ntago mbyemera, nta nubwo mbyizera. urambabaje cyane. Ntubirakariremo, oya, kuko buri muntu wese mu buzima agira imyemerere ye, agira imyemerere ye n'uko yumva ibintu n'uko abifata. ariko ngiye ku myemerere yanjye nk'uko nabonye muri komenti ariho n'abandi batabyemeye cyangwa se batabyizeye, kano kanya ndaje ngo unyizeze cyangwa se unyemeze. se muko kuko ufite imyaka ingahe? 24. n'abari hejuru yawe ntabwo bampinga. none ikigaragara wowe uje bigaragara ko ntabwo ari ukugupinga, nicyo nshaka no unyemeza. ntabwo ari ukugupinga, sinapinze ibyo ukora. iyo nza kuba nabipinze cyane ntabwo mba ndahangaha, ariko simbyemera. ntabwo byemera. ubwo hazakorwa iki kugira ngo ubyemere? naje ngo ubinyemeze. mbikwemeze ku buhe buryo? ntabwo nzi none se uburyo. uragira ngo nkubitisha abantu inkuru ubibona? uragira ngo nkore iki? ko ari nta murwayi uzanye ngo muvure, uragira ngo nkwemeze ku buhe buryo? muga nkwite muganga se nkwite iki? ndiwe n'ubundi bwe kuvuga ngo unyite, ahubwo ndiwe. Okay. muga ikintu nshaka nk'uko wabyivugiye, abantu bakurikirana ino cano cyangwa se n'abandi bagukurikirana. si ni cano yonyine, amacano hafi ya yose yo mu Rwanda arakuzi, aranzi. noneho usibye n'ibyo, isi yose mpamya ntashidikanya ko isi yose abakurikira aya macano barambona, baranzi. mbabajwe rero nuko uyu munyamakuru ahubwo yafashe umwana mutoya mwiza nkawe w'imyaka itageze no kuri 30, akaba ari wo wazana ngo uje utemera ibyo nkora. nuko ari njye washishikajwe no kumva nakugera uruhande, kumva nkeneye kumenya koko ibyo ukora niba ari ukuri cyangwa se atari ukuri. umwana muto nkawe cyane ndabikwereka ko ari ukuri. njye ndagira ngo unsobanurire, wabitangiye ryari? ese ubikora gute? ese nibyo cyangwa ni ko wakunda abantu baza? ntabwo nemera ibintu bya gakondo, kandi nk'ibya gakondo ntabwo mbyemera. wakagombye kubyemera, keretse niba utemera yuko Imana ibaho mbere ya byose. ese mbere ya byose Imana urayemera? ndayemera. wemera ko ishobora byose? cyane rwose. icya kabiri, wemera ko Imana ikorera mu bantu? birashoboka, ariko ntabwo nabyo mbyizera cyane. ntabwo byizera ko Imana ikorera mu bantu? ishobora kubakoreramo, ariko bakavuga, ariko ntubone ibyo bakoze koko reka ari byo. ntabwo wemera se ko Imana ishobora gukorera muri njyewe cyangwa muri wowe? mu byerekeranye n'ibitangaza se? mu byerekeranye n'ibitangaza, mu byerekeranye n'ibikorwa. nsobanurira nka gute? igitangaza uvuga ntabwo numva icyo ari cyo. njyewe ibyo nkora ni ibikorwa. bivuga iki? nkora igikorwa cy'uko umuntu ashobora kuba yakwibye, njyewe ukaza ukangeraho nkagufasha kumenya wa muntu wakwibye, n'ibyo yakwibye aho yabishyize, n'uburyo wabona bya bintu byawe byibwe. icyo nicyo cya mbere. gute se? icya kabiri, nkora igikorwa cy'uko ubu umuntu ashobora kukureba akabona uri umukobwa mwiza rwose uryoheye ijisho, kurya umugabo uwo ari we wese yakwifuza, ariko mukaba mushobora kugera hirya mu cyumba cy'ibanga ugasanga hajemo cya kindi umufaransa yavuze ngo ni si javesi, iyo umenya icyo ngicyo wiseka, icyo nacyo ndagikemura kuko nawe wasanga ari kumeze. ushobora nkora igikorwa cy'uko ushobora kuba ufitanye ikibazo n'uwo mwashakanye, mutavuga rumwe kandi mwarabanye mukundana, igihe kikagera kubera impamvu nyinshi zitandukanye, urukundo rwanyu rukagabanuka cyangwa rukava. nk'ikihe gikorwa se? nk'ikihe gikorwa wakora bitari kure? ushobora kuba ufite nk'uri umukobwa mwiza, ushobora gushaka umugabo umukunze, igihe runaka wa mugabo umutima wo kumukunda ukamuvamo ugakunda undi mugabo, igihe cyo kugera mu buriri ukumva umugabo watakunejeje ukanezezwa n'undi mugabo ku ruhande.